Muri rusange abana benshi usanga bakunda gutegereza ababyeyi babo ngo babakorere homework ndetse yaba yaramenyereye yuko hari umutica uza kumukocinga reka mvuge gutyo akamurindira kugeza ubwo we mu mutwe we aba atakitekerereza neza. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko se bikomeze gutya? Oya, uyu munsi tuzanye igisubizo. Reka twihuta tuvuge ku ngingo uko zikurikirana. Muraho neza nshuti zanjye, cyane cyane ababyeyi mufite abana bari mu mashuri, ikaze kuri channel yanyu. Uyu ni wa mwanya mwiza rero twungurana ibitekerezo. Ni ukuri Mwarimu Wacu TV ni TV yanyu, ndetse by'umwihariko mu kiganiro cyitwa Mwarimu Wacu TV Show. Nikaze kuri mwese. Uyu munsi turaganira ku ngingo ikomeye ngira ngo twese twitegure kugira ngo tubyumve, kandi rwose ndagira ngo wowe wagize amahirwe yo gufungura iyi channel ugatangirana natwe tuze gusozanya, kubera ko turi buze kuvuga ibintu byinshi kandi by'ingenzi. Uko umubyeyi yafasha umwana we kwiga amasomo atandukanye, cyane cyane nk'imikoro abarimu baba batanze, umwana akabyikorera ari we ku giti cye, bityo bikagabanya cya kindi twita ngo dependence, aho umwana yumva atakikorera homework mu gihe cyose atari kubona umubyeyi cyangwa se abona undi umufasha. Impamvu iyi ngingo ari y'agaciro kanini ni uko dushaka ko abana bo ubwabo bigira gutekereza, bakajya bifasha ibikorwa ibyo ari byo byose bahawe n'abarimu, bityo ababyeyi nabo bakabona akanya ko kuba bahugiye mu tundi turimo dutandukanye, mu zindi nshingano zitandukanye n'ubundi zigamije gufasha abana babo mu myigire myiza, nko kubashakira minerivare, kubashakira imyambaro, kubashakira inkweto n'ibindi ababyeyi bafite nk'inshingano mu rwego rwo kurera abana. Ingingo uko tugiye kuzikurikiranya uraza kumva zifite uburyohe rwose. Ikaze. Muri rusange abana benshi usanga bakunda gutegereza ababyeyi babo ngo babakorere homework ndetse yaba yaramenyereye yuko hari umutica uza kumukocinga reka mvuge gutyo akamurindira kugeza ubwo we mu mutwe we aba atakitekerereza neza. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko se bikomeze gutya? Oya, uyu munsi tuzanye igisubizo. Reka twihuta tuvuge ku ngingo uko zikurikirana. Ingingo ya mbere iravuga ngo gushyiraho ahantu n'igihe cyo kwiga ku mwana. Umwana akwiriye kubwirwa ko ahantu runaka ariho hamugenewe ho kwicara kugira ngo yige, ndetse ku isaha runaka. We mubyeyi bwira umwana uti muri iki cyumba, kuri iyi ntebe ndetse no kuri iyi meza niho ugomba kujya wicara, igikapu cyawe ukagishyira hariya, hanyuma ugahera saa 12 ugasoza ku isaha runaka. Ushobora kuvuga uti hera saa 12 ugere saa 2. Uri kumva ko umwana wafashe amasaha 2 buri munsi yicaye ahantu hamwe ari gukora, urumva ko nta cyatuma rwose atagira ubwenge. Impamvu y'iyi ngingo ni uko usanga hari abana batandukanye, ugasanga arajya yicaye ku gitanda cye, aryamye agaramye, yubitse ikaye mu maso, niba warabikoze ugasinzira ikaye iri mu maso, andika muri comment aho ngaho umbwire. Ugasanga rimwe na rimwe umwana afashe ikaye agiye mu gikoni hafi y'ahari gaze cyangwa se aho abandi bari, aho imirimo itandukanye iri gukorerwa aho ngaho mu gikoni. Ariko se kuko mu by'ukuri nawe umbwira uwo mwana aziga? Uzajya kubona umwana aragiye yicaye muri salo uruhande rwa televiziyo, afite ikaye cyangwa se n'icyo gitabo, aravuze ngo agiye kwiga anareba na kamuvi cyangwa se agafilime. Ariko se buriya nawe mbwiza ukuri byakunda? Oya, nuko haba habuze igisubizo nk'icyo cyo kubwira umwana ngo iki cyumba ni icyawe, ujye ucicaramo kuri aya masaha, ndetse ukajya ucishamo gake ukagenda ukarunguruka, ukibuka ko umwana hari igihe ashobora kwicara mu cyumba agasinzira. Ngayo nguko rero. Ingingo ya kabiri tugiye kuvuga nayo ni nziza cyane. Iravuga ngo gerageza kwereka umwana uburyo bwiza bwo kubona igisubizo. Aha rero hari ababyeyi benshi bajya batuganiriza bakatubwira bati aha system abana bo muri iyi minsi bari kwigiramo ntabwo twayishobora, yewe ni ibyongereza cyangwa njye nize mu bifaransa, mbese kwa kundi nyine wiyize. Ushobora kuba byose utabyumva, ariko noneho umwana we ku giti cye, wa wundi wazanye iryo somo, buriya mwarimu hari ibyo aba yaramuhaye biri muri iyo kaye, mwarimu akaba yarabimuhaye, ariko none uburyo bwo kwibonera igisubizo bukaba ari bwo bugoye. Hanyuma rero iyo uri kumwe nawe n'ubundi ntabwo umukorera ngo uvuge ngo ni iki ngiki ndacyumva reka subizaho gutya. Oya, iyo umwana akubajije ikibazo uramubwira uti wowe urabyumva gute? Hanyuma noneho umwana agatanga igitekerezo, hanyuma akaba ari cyo ukorera ubugororangingo.
ubutaha uko ugenda ukora ubugororangingo bw'ibibazo umwana aba yagiye akubaza, bigenda bimwubakamo icyizere cyo kwitekereza ku giti cye, hanyuma akavuga ati kumbi uzi ko n'iki ngiki nagitekerezaga mbere ariko ntari nagishyizeho. Ibyo rero bigahita bikurura amarangamutima y'umwana yo gukomeza yiyumvamo ko nawe afite ubushobozi. Wabyumvishe? Ereka umwana uburyo bwiza bwo kwishakira igisubizo. Reka dukomeze n'izindi ngingo, ngusaba gukanda kuri subscribe. Urakoze cyane, kandi iyo wabikunze sharinga n'abandi. Reka twikomereze. Impamvu y'ingingo ya kabiri ari naho igirira uburemere bukomeye, ni uko izamura uburyo bw'imitekerereze y'umwana. Wari uzi ko hari n'ukuntu umubwira uti reka turebe mu gitabo icyo babivugaho, aho kugira ngo wowe umubwire uti igisubizo ndumva ari iki ngiki, ugahita ukimuhereza cyangwa ukakimwandikira ku gapapuro ukamubwira uti akira. Oya, ahubwo uravuga uti reka turebe icyo no mu ikaye ya note babivugaho. Hanyuma noneho agafungura ikaye ya note cyangwa se agafungura igitabo kuri page runaka, kuri unit yizwe cyangwa se chapter yizwe, hanyuma akagira nyine icyo abivugaho. Wabyumvishe ko uburyo butandukanye bwo kwigisha abana, ndetse ugasanga bahindutse n'abahanga mu minsi ikurikirana, wowe ukajya wigira mu nshingano zawe, umwana agasigara ari kubyikorera. Reka turebe n'ingingo ikurikira. Indi ngingo tugezeho niyo bita gushishikariza umwana gusoma. Nyamuneka igihe cyose uri mu rugo, ntukabe mu rugo ufite umunyeshuri ngo urubemo nta bitabo birimo. Ariko se nawe mbwira, ni gute umuntu ushonje atajya gushaka ibyo kurya? Waba mu nzu itarimo ibyo kurya? Byashoboka se? Igihe washonje uba uri byo urya. Noneho mu yandi magambo, iyo ubona ibyo kurya nta nubwo usonza. Sinzi niba byarakubayeho. Iyo ufite ibyo kurya mu nzu, mu by'ukuri ntabwo usonza, kuko no kubireba byonyine uba wumva bihagije. Rero ni nako umwana akwiriye kuba ari aho ngaho, afite nibura ibitabo, uko yihinze agize gutya yikojeje hirya, akabona igitabo, yakikoza hino akabona igitabo, bityo ukagenda akirambura asoma udukuru dutandukanye, iminota ishobora kugenda 20, 30, asoma inkuru zitandukanye. Ndababwiza ukuri ko uwo mwana aba umuhanga. Wari uzi ko hari n'abana bajya kwiga unit runaka baramaze kuyimenya, baramaze kuyikorera ubushakashatsi. Ikindi gikomeye rero kandi cyiza, ni uburyo bwo kubwira umwana gukora icyo bita presentation ya note. Buriya uko abana bagenda biga, bizaza mu biganiro byacu bizaza ndi kubabwira nti muri ibi bitabo harimo amayuniti yitwa gutya, wayigisha umwana gutya, nabyo tubyunguranaho ibitekerezo. Uko abana biga amayuniti agenda akurikirana. Bityo rero ni byiza yuko ubwira umwana kugusomera uniti yabanje, akayikorera icyo nakita summary. Summary ni impine, akabivuga mu ncamake mu rurimi yabisomyemo, birumvikana. Niba ari Ikinyarwanda azavuga Ikinyarwanda, niba ari Icyongereza azavuga Icyongereza, niba ari Igifaransa azavuga Igifaransa, niba ari imibare azafata ikaye akora icyo bita application. Kuri iyi ngingo niba ufite ikindi kintu wakongeraho, ndagira ngo rwose nkubwire ngo cyandike muri comment, hanyuma twigendere. Indi ngingo ikurikira ni ibyo bita gukosorera umwana mu rukundo. Bijya bibaho ko ababyeyi dushobora kuzura amarangamutima bitewe n'ibyo tubonye ku bana bacu. Twese ntabwo twakira kimwe, ukabona umwe yakubise umwana, undi aramututse. Bijya bibaho yuko hariho uhita izana ikintu cy'ijambo kiremereye ukakibwira umwana, wa mwana we ntiwumva, ufite umutwe uremereye, n'ibindi ntashobora kuvugira oneya kubera ko nta nubwo biba binemewe kuvuga ibintu nk'ibi ngibi. Ariko nawe uzi ukuntu hari igihe urakarira umwana ukamubwira amagambo runaka. Ayo magambo rero y'urucantege ntacyo amarira umwana. Amagambo y'urucantege amwereka ko icyo yishe ari nkaho nta bwenge agira, ntacyo amarira umwana. Byari bikwiriye ko umubwira uti ndabona hano wagombaga gukora muri ubu buryo. Buriya uhinduye tekinike, uko wari watekereje iki ugatekereza gutya, byakunda. Twige gukosora abana mu buryo buri positive. Erega ashobora no kukuha igisubizo ubona kitari cyo. Ntabwo umwereka ko atarakizi, ntabwo umwereka ko yakishe nkana, aho niko nshaka kuvuga. Ntabwo umwereka ko yakishe abishaka, kuko icyo abaguhaye nicyo ashoboye. Bityo rero icyo dukora ni ukumwigishiriza no muri iryo kosa. Buriya rero iyo umwana umwise umuswa biba birangiye.
uba umwiciye ubwonko. Nta mwana w'umuswa ubaho, oya, nta mwana w'umuswa ubaho. Ahubwo biba bitaraza. Ubwonko bw'abantu bwemerewe kuba bwabika amakuru menshi, menshi cyane kurusha uko uwo ari we wese yabitekereza. Ingingo dusorejeho iravuga iti gushima intambwe umwana yateye. Niba hari ibyo umwana yakoze neza ukabona yabikoze neza rwose, heraho umushima. Umubwira uti nuko mwana wanjye wakoze, erega uko wakoze ibi ngibi buriya n'ibindi niko wabikora. Erega uko wasubije ibi ngibi n'ibindi niko wabikora. Impamvu wabisubije nuko wabihaye umwanya mu bwonko bwawe. Wabyumvishe ko gukosora umwana cyangwa se gufasha umwana mu buryo butandukanye ariko bumuhereza umwanya mu byo akora ni bumwe mu bugenda bumucutsa ku kuba dependent. Hano iyo umubwiye gutya bikomeza ubwonko bwe, ndetse ubutaha yaba arimo akora akavuga ati ubwo nakoze biriya n'ibindi nabyo nabikora, akiga agamije gutsinda. Inshuti bakunzi bacu, tubakundira ko mudukunda kandi tubashimira ko mudushyigikira. Niba utarakanda subscribe ukaba washimishijwe n'iki kiganiro, ni ukuri kandaho kugira ngo udushyigikire, ariko kandi unahereze n'abandi bashuti bawe kugira ngo twese dukomeze twihugure. Dusoza nababwira ko umubyeyi ari umuyobozi w'urugendo rw'amasomo y'umwana kurusha kumukorera ibikorwa bitandukanye byatanzwe n'abarimu be. Niba rero iki kiganiro cyagufashije, ndakwinginze sangiza n'abandi kugira ngo dukomeze twese kunezerwa no kwinjoyinga ibyiza bya Mwarimu Wacu TV mu kiganiro Mwarimu Wacu TV Show. Nta mwana unanirana, biterwa n'uburyo washatse gukosora amakosa ye. Hari ukuntu abana tujya tubima umwanya tukumva ko nyine ari abana, ibitekerezo byabo ari bito, tukumva ko bataduha igitekerezo. Mwari muzi ko abana bafite ubushobozi bwo gutekereza kugeza ubwo rimwe na rimwe natwe abakuze, ariko ndabyitira iki rimwe na rimwe, ahubwo akenshi twebwe abakuze dushobora ndetse no gufatira ku gitekerezo umwana yatanze kikatwubakira umuryango. Abana bacu ni abanyabwenge, tububahe.